yaba ari umuntu ufite umutima akabimpa, Mm. yaba ntawe afite nyine tukajya mu buriri tukaryama. Mukaryama. Eh, Ihangane. nta sambu yanguriye n'inzu tubamo ntago ari iyacu ndakodesha. Urakodesha. Urumva ni ibintu bigoye pe, Mm. natinze kubyakira. Mm. Biranangora cyane ku buryo nafashe umwanzuro wo kuvuga ngo umwana musige nigendere. Mm. Ariko noneho ntekereje ukuntu umuntu ari kumbwira ngo ntabwo bigeze babyara muri famiye yabo abana bafite ubumuga, Mm. ndatekereza se Mana, uyu mwana ko nta mahitamo afite yo kuza ku isi, Mm. nimusiga noneho nkamusigira n'umuntu usa nkaho n'ubundi atari kumwemera, uyu Mm. mwana azabaho mu buhe buzima? Mm. Ndakomeza ngumana n'umwana wanjye, Mm. ariko nabwo bimbera nyine ikibazo, biba intambara. Mm. Umva ntabwo napfuye guhita niyakira pe, ni ibintu Mm. byangoye ariko uko iminsi igenda ishira nyine Mm. n'abantu bansura bakambwira n'ijambo ry'Imana ko nyine ari ukwihangana nta kundi nabigenza, ariko Imana yamumpaye, Mm. nyine nkagenda nihanganamo gake gake. Kubera kwiruka umuntu amuvuza nyine biza kurangira tugurishije wa mudugudu, Mm. biza kurangira twisanze mu buzima bwo gucumbika. Mm. Nuko byagenze. Yes, reka twongere tubasuhuze inshuti bakundi ba Iwacu Kindness Mission. Nk'uko mubizi turacyari gukomeza tuzenguruka hirya no hino tureba ubuzima bw'abaturage babayemo, abafite ibibazo bitandukanye ndetse n'abafite ubuhamya budasanzwe bashobora gusangiza abanyarwanda byubaka sosiyete nyarwanda. Uyu munsi turi kumwe n'umubyeyi nk'uko mubona hano, umubyeyi wagiye uhura n'ibizazane byinshi harimo nko kuba wenyine, icyatumye aba wenyine ntabwo tubizi, nawe araza kutubwira. Ubu ngubu muri iki gihe abayeho ari uguca inshuro, ni ugusabiriza kugira ngo abashe kubaho. Mu by'ukuri ibyo byose ibintu byatumye yenda amera nk'aho abaye impfakazi cyangwa se abaye nk'aho aba wenyine, kandi mu by'ukuri yari afite umuryango. Ibyo byose aradusobanurira atubwire. Hanyuma niba ari bwo bwa mbere ugeze kuri iyi channel, reba munsi y'iyi video maze urebe ahantu handitse subscribe, ukandeho ubundi tujye dukomeza kubana mu nkuru ndetse n'ubuhamya bw'abantu bushobora kubaka sosiyete nyarwanda. Njye ndi Theogene, iyi ni Iwacu Kindness Mission. Mama reka twongere kwakira amakuru. Amakuru ni meza. Hanyuma tugusanze hano uri wenyine, ufite abana, umutware ari hehe? Nta mutware uhari. Ntawe uhari? None yagiye he? Yaragiye ntago nzi aho yagiye. Bivuze ngo uba wenyine? Ni nkaho mba njyenyine kuko aza gake gashoboka. Ubundi se byagenze bite kugira ngo wisange uri wenyine? Kuko urumva ubwo nyine warashatse, ubwo sinzi ukuntu byagenze, kubera iki umutware yagiye, ubundi byakugendekeye bite kugira ngo ugeze isaha ubayeho nk'aho ubuzima bugoranye, utunzwe no guca inshuro ndetse no gusaba abaturanyi, byakugendekeye bite mbere na mbere bijya gutangira? Bijya gutangira nari umukobwa nyine ndashaka umugabo, tumarana imyaka 8. Tumaze kumarana imyaka 8 igera nta mwana turabona. Hagize imyaka 10 ndasama ntwara inda. Ngira amahirwe inda ndayitwara, mbyara umwana aza kuvukana ubumuga. Amaze kuvukana ubumuga agira nk'amezi 6 ndi kumwe n'umugabo. Muri ayo mezi 6 nabonaga nta kibazo kuko ubumuga bw'umwana bwari butaragaragara. Umwana agize nk'umwaka ubumuga butangira kugaragara. Umugabo rero asa nk'untaye nyine arigendera. Ntabwo utarigendera? Arantarigendera. Ubwo se muri ayo mezi ntabwo yagutotezaga ngo aguhoze ku nkeke wenda ko wabyaye umwana ufite ubumuga? Nyine kuko umugabo wanjye afite abandi bana 3 bo ni bazima b'abahungu. Urumva kuba twari tubyaranye umwana akazana ari umuhungu afite ubumuga, byamuteye nyine ikibazo ku buryo nawe antoteza nyine akambwira ngo ntago mu muryango wabo babyara ibimuga, ngo kuko we afite abandi bana 3 bazima nyine. Ubwo rero siyumva ukuntu twaba tubyaranye umwana wa mbere akavuka afite ubumuga. Nyine akantoteza gutyo ngo ntago bo babyara ibimuga. None se ubu ngubu nibura kuva yagenda nibura akomeza kwita ku nshingano nk'umugabo mu rugo, wenda akita ku byo guhaha n'iki, nibura ibyo bintu arabikora wenda nk'uko byari bisanzwe na mbere?
wapi ntago akibikora nk'uko byari bisanzwe mbere, keretse ubwo rimwe na rimwe nk'iyo nabwo bibaye kandi ingufu tugombye kujya mu buyobozi, ubwo njya kubona nkabona anagiye nk'amafaranga nk'igihumbi cyo kugura isabune. None se ubwo nk'ayo mafaranga icyo gihumbi nibura ugereranyije wenda nko mu kwezi wenda ubaze nk'amafaranga aguha wenda nko mu kwezi usanga nibura ari nk'angahe? Sha wapi pe! Nko mu kwezi mbariranyije wenda cyakora ashobora no kukimpamo icyo gihumbi mu kwezi rimwe. None se ubwo icyo gihumbi akaba aricyo kigutunga ukwezi kose? Oya, ntabwo icyo gihumbi aricyo kintunga nyine urabona nturanye n'abantu, hari abagiraneza wenda nk'umugiraneza uza akareba uburyo mbayeho akumva biramucanze nyine akamfasha wenda akambwira ngo akira nk'igihumbi ugiye kugura wenda nk'igitoki utekera abana, cyangwa nyine nanjye nkahaguruka nkajya guca inshuro, nkajya gukorera amafaranga nyine nkabahahira ibyo kurya. None se ubu guca inshuro ko nabonye ufite umwana ubana n'ubumuga, nkabona ufite n'undi mwana mutoya, ubwo no guca inshuro ibintu byose ukabihuza gute? Nyine birancanga, uyu mutoya ndamufata nkamuheka, uyu ufite ubumuga nyine nkabura uko mbigenza nkamukingirana mu nzu. Ubwo se kumukingirana mu nzu ntusanga yarize? Nyine nsanga yarize ntago biba byoroshye ariko nyine nanjye nta yandi mahitamo mba mfite, nta kundi kuntu nanjye nabigenza. None se ubwo wenda umugabo wenda guhaha byo ubwo urumva ni ikibazo, nibura se yajya agerageza agataha? Yewe ntago ataha pe! Bivuze ngo ni nk'aho wibera wenyine? Ni nk'aho nibera njyenyine. None se ubwo ntabwo ujya ugera igihe wenda ugasanga nk'umwana kumujyana kwa muganga kumuvuza n'iki, ntabwo ibyo bijya bigeraho bikagusaba amafaranga mu by'ukuri ntayo ufite? Nyine urabona uyu mwana wanjye namujyanaga kumugoroza kwa muganga i Gahini, nkamujyana wenda ari nk'uko abantu bamfashije, bigezeho nyine naba ntabonye umuntu umfasha kumujyana kwa muganga nyine birahagarara, kuko bari bananyandikiye imiti yo kujya njya gufata Indera buri kwezi, ariko nyine nabuze ubushobozi mbura n'amatike nyine urumva byose narabihagaritse. None se ubwo uwo mugabo we ntabwo yavugaga ati wenda ubwo ugiye kuvuza umwana reka ngerageze wenda nguhe n'amafaranga wenda ubone na tike cyangwa n'iki? Wapi! Yarambwiraga ngo ubundi se ngo uramuvuza ngo azakumarire iki? Icyo kimuga urajya kukivuza giteze kukumarira iki? Nyine ugasanga ntayo ampaye. Ntayo aguhaye. None se ubu ngubu wenda ikibazo nari nkubajije wenda nk'ubu ngubu wenda muri uku kwezi ntabwo wenda yajya agira gutya akavuga ati nanjye narengeye reka mvuge nti reka ntahe wenda akamara nk'icyumweru wenda ataha hano, wenda ikindi akakimara yenda agenda, ariko nyine nibura akaza hano ukabona ko mu rugo nibura yishimye? Yewe nta byishimo mubona aho iyo aje mu rugo, n'iyo aje ubwo aba aje yasinze, ari ukuza atubwira nabi nyine, nta kindi kintu kiba kimuzanye hano mu rugo gusa. Ahaza yasinze nyine ari ukuza atubwira nabi. Ariko ntabwo ajya arwana? Oya ntabwo arwana. Urabona nko muri iyi minsi turi mu bihe by'inzara bigoranye, ese ubu wari utunzwe n'iki? Wabagaho ute? Nyine aba ari urugendo rurerure ntabwo biba byoroshye nk'uko iyo nabaga nabuze umugiraneza umfasha, cyangwa nabuze nyine icyo ntekera aba bana, nacungaga nko ku muturanyi wenda nabona yacanye nkafata agasahani nkagenda nkamubwira wampaye ibyo kurya ngagaburira uriya mwana, yaba ari umuntu ufite umutima akabimpa, yaba ntawe afite nyine tukajya mu buriri tukaryama. Mukaryama? Ihangane. None se we mu byo leta yigeze itanga ntabwo bigeze baguha bya bindi bavuga by'ibigori n'ibishyimbo? Wapi ntabyo bigeze bampa. Ntabyo bigeze baguha? Oya. None se ubu leta yo wenda umugabo ugenda akamara igihe runaka atarahaha, bo leta ntabwo ugeze wenda ujya mu buyobozi wenda ngo utange ikirego urebe ko aricyo wenda bashobora kumutegeka kugira ngo ajye abasha kwita kuri aba bana? Nyine nagiye mu buyobozi mbitekererezaho gitifu, haramutegeka rero urabona aramubwira nti rero ugomba kujya wita kuri bariya bana, kuko urabona uriya mama wabo nta kindi kintu afite nta n'ahandi hantu akura yabona ibyo kubitaho,
ubwo nyine yabona bimutsinze akiyambukira akigendera na Tanzania, akanagumayo burundu agasa n'ubundi nk'umuntu utakiza mu Rwanda. Ubwo nyine tukabireka gutyo. Ese wajya kurega umuntu utareba? noneho wajya kumurega n'undi, ubwo niba umurega agahita yigendera. Ndamurega n'undi agahita yigendera, ntabwo biba byoroshye. None se ubu nibura hari udusambu yakuguriye? Ese iyi nzu mubamo ni iyanyu? Ese bimeze bite? Nta sambu yanguriye, n'inzu tubamo ntabwo ari iyacu, ndakodesha. Urakodesha? None se ubwo ntabwo igihe kijya kigera nk'amafaranga yenda y'inzu akabura, kuko hari igihe bijya bikutirana n'uko ubukene buhari n'iki byose, ntabwo ibyo bijya bikubaho? Mana, n'ubu ngubu nyir'inzu mu gitondo yabyutse ampamagara, tumurimo amezi 3. Ndamubwira ihangane nta kundi kuntu nabigenza, n'umugabo ntawe uhari, nta mafaranga mfite n'ibibazo nyine birumvikana. Arambwira nti rero ntibizarenze umunsi w'ejo mutampaye amafaranga yanjye, kuko nanjye mba nshaka kuyakoresha izindi bizinesi zanjye. Ubwo nyine nanjye mba nibaza uko bizagenda, biba byanyobeye. None se ubwo ngubwo ntabwo wenda iyo igihe cy'inzu kigeze, ntabwo ugerageza ngo ushake telefone uhamagara umugabo, mubwire ati nyir'inzu wenda yaje, cyangwa wenda nk'umugabo wivugane na nyir'inzu amubwire ati wenda amafaranga ntabwo ndayabona, cyangwa n'ubundi birangira n'ubundi ari wowe uyishyuye? N'ubundi birangira bya bibazo bingarutseho, kuko hari igihe mubwira nti rero umugabo ntawe uhari, amaze n'iminsi adataha hano mu rugo, nyihanganira wenda nze kureba ukuntu nshakisha ndebe ko wenda azaza tumubwire ikibazo cy'inzu. Nyir'inzu akambwira nti nta kuntu ndi bwihangane, wenda nkamubwira akira nimero ye nyiguhe, noneho wowe uze kumuvugisha. Wenda bakavugana, akaba ubwo amubwira ngo nta mafaranga afite, akaba n'ubwo kenshi ahita akuraho na telefone. None se ubu ngubu uvuge ngo ntabwo bijya kuko urumva niba utekereza mumaranye igihe kinini. Tumaranye imyaka ngira 12. None se iyo myaka yose nta hantu wigeze mugurira muvuge ati wenda reka mugure, cyangwa n'ikibanza, cyangwa se yenda yakuzanye nabwo ari ugukodesha? Oya, yanzanye atari ugukodesha pe, yanzanye dufite umudugudu ho tuba, harimo n'inzu. Nakubwiye ko twamaze imyaka 8 nta mwana dufite. Nyuma tubonye umwana avukana kino kibazo cy'ubumuga. Nyuma yaho rero byaje kurangira, kubera kwiruka umuntu amuvuza nyine biza kurangira tugurishije wa mudugudu, biza kurangira twisanze mu buzima bwo gucumbika. Nuko byagenze. None se harya umugabo wawe mu by'ukuri wenda mukimara kugurisha aho ngaho, nibura we yahagurishaga nibura yemera ko ari ukuvuza umwana, ko hari ukuntu wenda bigurisha ari ukugira ngo wenda yinywere cyangwa yite ku bandi bana afite? Oya pe, ntago namubeshyera aho ngaho. Yarahagurishije, umva turavuza umwana za Gahini, Rilima, Indera hose, nta hantu tutagiye nyine dufite ayo mafaranga. Turamuvuza neza umugabo, handi yageragaho naba mfite na randevu yo kujya kwa muganga i Gahini, wenda naba narwaye akamufata umwana akamujyana. Ibyo bibazo byose byaje aho nyine amafaranga dushiriyeho n'ubushobozi bwo kuvuza umwana tuburetse. Nimba wenda yararebye akabona ko nyine aho twari dutuye ahagurishije, none n'umwana we yanze gukira, nuko byagenze. Ariko mbere nta kibazo cyari gihari nyine tutaragurisha aho hantu. None se ubu nk'uko umuntu abibona uracyari muto, kuko abana 2 namwe mumaranye imyaka 12, ase ubwo buzima bwo kubamo no kuba ari n'umwana, ese umwana wa mbere wari ubyaye yenda akagira icyo kibazo? Ni uwa mbere. Ese icyo kibazo kucyakira ukimara kubona ko afite ubumuga, ese kubyakira byarakoroheye? Ese byagutwaye nk'igihe kingana iki kugira ngo wiyakire? Urumva ni ibintu bigoye pe, natinze kubyakira, biranangora cyane ku buryo nafashe umwanzuro wo kuvuga ngo umwana musige nigendere. Ariko noneho ntekereje ukuntu umuntu ari kumbwira ngo ntabwo bigeze babyara muri famiye yabo abana bafite ubumuga, tekereza se Mana,
uyu mwana ko nta mahitamo afite yo kuza ku isi, nimusiga noneho nkamusigira n'umuntu usa nkaho n'ubundi atari kumwemera, uyu mwana azabaho mu buhe buzima? Ndakomeza ngumana n'umwana wanjye, ariko nabwo bimbera nyine ikibazo, biba intambara, umva ntabwo napfuye guhita niyakira pe, ni ibintu byangoye, ariko uko iminsi igenda ishira nyine n'abantu bansura bakambwira n'ijambo ry'Imana ko nyine ari ukwihangana nta kundi nabigenza, ariko Imana yamumpaye, nyine nkagenda nihangana mo gake gake. Cyane kwihangana nibyo bya mbere. None se mama we, mu by'ukuri hari ukuntu iyo umuntu amaze kubyara umwana ufite ubumuga, noneho ni n'uwa mbere, urabona umugabo yaragutereranye, hari n'ukuntu n'imiryango nayo ihita igira gutya rwose burundu ikaguta, ugasanga imiryango y'iwabo w'umugabo ntacyo muvugana, ntibakikuvugisha nta n'ikintu na kimwe muvugisha. Wowe ibyo bintu ntabwo byigeze bibaho ku buryo batangira bakakureba nabi, bakabona ko ntacyo umaze, ibyo bintu ntabwo byigeze bibaho? Ibyo bintu rero umwana wanjye akimara gusa kugaragaza ubumuga byambayeho, kandi kugeza n'ubu bimbaho. Ubu ngubu ndarwara, n'iyo umwana arwaye nkamutwara kwa muganga, hari mabukwe, hari na baramukazi banjye, ariko abo bose nta n'umwe ungeraho kwa muganga, mbese barantereranye nabo barambwira ngo ntago mu miryango yabo ngo ntago babyara ngo ibimuga, nyine mbese nta kintu bamfasha, nyine mba ndaho njyenyine nirwanaho nyine, wenda na mukecuru wanjye yangirira impuhwe, kuko nubwo nawe aba kure wenda akaba ubwo ambwira ngo ihangane, ahanini mama wanjye ni nawe untangira mituweli y'abana. No gutangira mituweli y'abana? Ntabwo ubuzima buba bworoshye, hari igihe nicara ahanini nyine byancanze nk'uko nyirinzu ari kunyishyuza, cyangwa mbuze n'icyo ntekera abana, umva birancanze nkavuga se Mana, ngende njye kugura ikintu n'aba bana ntibahe twiyahure basange twapfiriye muri iyi nzu, nyine ibintu bikancanga bikananira pe, ntawe mba ndi butakire, umugabo ntawe mba ndeba ngo ndamubwira ibibazo mfite, na famiye yabo ntibinyitayeho, ni abantu niyo wagenda ukabatakira ibingana iki ntabwo bakumva pe, usanga nyine ari ibintu binkomereye bitoroshye. Birumvikana n'ikibazo cy'ubukene. Ubu se wenda niba nyirinzu mumugezeho amezi 3, ubu ntihari igihe bazabasohora neza mu nzu bakabasohora burundu? Nta kundi nyine ubwo nibadusohora nzareba uko mbigenza, ubwo nyine ni ukwicara ku muhanda nyine, ubundi nabigira ntese ko nanjye nta gisubizo kindi nabona. None se mama we, dusoza ni iki wakisabira nk'abanyarwanda, abantu bazabona iki kiganiro, ni nk'iki wabisabira muri rusange? Njyewe ikintu nabasaba uzabibona akumva afite umutima w'urukundo, nabasaba kumfasha, wenda nkakomeza gahunda zo kuvuza umwana wanjye, cyangwa bakamfasha nyine, kuko ubuzima mbese buba bugoye, nabasaba kumfasha. Wenda cyangwa bakanakwishyura n'inzu, byose nabyo byari amahirwe. Yego. Mama we, abanyarwanda nabo bagira umutima w'urukundo, bakunda kudufasha abantu tugenda dusura bafite ibibazo bitandukanye, nabo ntekereza ko bazabona iki kiganiro nabo bizabakora ku mutima, bakagira icyo bagira gute, icyo bagufasha. Mama we komeza wihangane, kandi reka tugushimire. Yego. Inshuti n'abavandimwe wenda bazajya bakomeza kuba hafi, ndetse n'umuryango nyarwanda uzabona kino kiganiro, ndabizi ko bazagerageza bakagufasha. Yego. Nzamugira umunsi mwiza.